ujya ubona ukuntu abagore avuga ngo ndi gukora ibi n'ibi kugira ngo umugabo wanjye yishime, ndimo ndagira gutya na gutya, byose avuga ko abikorera umugabo we. Ubwo ndavuga ku bintu bijyanye no mu buriri, urumva birashyushye ntayashawe ariko nta nkoko ishyushye ngo nta nkoko ishyushye dutetse inkoko ini iwacu i Kigali. Abana barabwirijwe nako baraburaye. Mbate story ya mama na papa ukuntu bahuye mwaseka mukajya hanze. Tubwire. Si nk'uko uhura n'abantu bawe se. Papa yabanaga na musaza wa mama muri ghetto bakigera i Kigali. Mama aza gusura musaza we. Mama wawe ntabwo uwo munsi wa mbere. Oya. Barakunda bakora deperi. Nyine urumva pase. Ni musaza wa mama yamuhaye barangica amantabyo nabo. Nyine musaza wa mama haye papa wanjye pase ya mama. Njye ndashaka kubaza ikibazo. Ni iki gitera imitima mibi mu gitsina gore? Ndabasuhuje ni yemwe mbaye n'ikaze ni mutubana umunsi ku wundi, yemwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5. Turi kumwe na Ketchup na Analisa Nido Mama Sapa cyangwa Munyana Analisa Nido cyangwa Mama Sapa. Mama Sapa tugiye kuganira, turateka gatoya tuganire cyane. Nge ni ikibazo kimwe mfite cyo gukubaza Mama Sava, umeze neza? Kapuri kumbona umeze neza? Ndabaza umeze neza? Meze neza ndashima Imana nsigaye nitonda. Kananjye kiraba kumve. Asigaye yitonda. Ikibazo kinyi kiragira giti Ketchup yize gukora prank akubeshya ku mwana wawe. Wabyakiriye gute muri kiriya gihe akubwira ibintu nka biriya ngo umwana ngari kumwe n'umusore, umwana ungana kuriya, reaction wagize niziye, umenye ko prank abyakiriye gute? Shiraho mikoro uhita ugenda mu biriya bintu byababaje umutima wanjye ku buryo bwaciye njya gushaka Ketchup mubonye buri kintu mukorera. Ariko nyine nk'umubyeyi nyine narahangayitse byataye ko Ketchup biriya bintu ni bibi cyane. Ariko reka mbaze nkubwire, ari igihe ubuziranye n'umuntu sibyo uzi neza ko hari ikintu ushaka kumubwira akagira gutakaguruka nyine kubera ko bizi yuko ku bana banjye mbameze nk'umusazi. navuze rero uyu mudamu nta handi hantu namufatira uretse ku bana be. Ariko muri make ubwo kubana na Ketchup ni nko kubireka kubera iki wamaheru none se niba uzi intege nke zanjye akaba arizo ushaka kumfatira wumva nkunda. Yego pe ndagukunda nyine urabizi byarangiye bimenye ko ari prank. Ariko buriya ushwe nari namaze kwambara se uziye mwihorera waba uri nk'umuntu uva ahantu nyine ukanagenda. ubwo nibyo byari kuba ari bibi. Imana ari kugusanga kuri Sheba Ketchup ibintu nari kugukorera burya bukeye twahuye mujinya washize. Uzabona bampamagaye uriya munsi bambaza ngo Masava babonye umwana none abatana arangije ikiganiro. Hari umuntu ureba ikiganiro wamugana wa Ketchup none baze ko nijoro ngende bakira kiganiro. Ngewe ejo bundi sinabikubwiye ejo naricaye ndifata ndeba ikiganiro twahuriyemo nge nawe Nyirabitanga Kabosi Ndimbati Mitsutsu. Mana nta bwenge buba burimo, ntabwo bari rurimo, hari hiberemo urusaku. Ndimbati ngo badi ese abantu b'imusanze ntago mudukumbuye ngo dushaka akazira. Abantu b'imusanze ko mutaduha akazi inganda ziri musanze ibiki mwaduhaye akazi. Mwaduhaye akazi nk'ubu reba nk'umukire yarangize amakazi. Kuri tugiye guteka ikirungo cyitwa tomato adija number 1. Adija Mama Sava asigaye yitwa Adija. Noneho iki kirungo akangaka ugateka mu biryo kamwe kaba gahagije mu biryo byawe, ibiryo bigatukura kandi bikaryoha. Noneho ikagira umwihariko wa magi magi yabyo. Noneho dore izi magi urabona ko zitandukanye, n'umutuku n'umuhondo, n'umuhondo gusa. Iyi ikora nka magi bisanzwe nka yindi tugura nyine dukoresha. Hanyuma iyi ngiyi ikora nka magi n'ikirungo. Ese
no kuvuga bakoresheje iyi magi ntabwo wakwiriye gukoresha kino kirungo wakwiriye gukoresha kino kirungo iyi magi iriho umutuku yego iyo ukoresheje sigomba gukoresha ikirungo kuko kiba kirimo hano ariko niba wakoresheje ikirungo ukeneye n'iyi magi y'umuhondo iyi bayita tomato adija number 1 ni ikirungo cyiza tugiye guteka kugira ngo tucyumve ketchup ntabwo ajya nyizera ibaza ko utanyizera kugera ku rwego ambwira ngo mizane mbiteke mbirye turabitekera mu maso y'abantu ngo ndaburize imbere y'abantu njyewe nibiza kuvamo bimeze nabi mu masava ndamukatira yego nushaka uvugemo ku nkoko arabahari sibyo nabyo reka tubivuge hano hari umuntu wanze kuza muri kamera uwo nta wundi ni Mutoni Sara noneho ngo ntari bugaragare muri kamera ariko ku biryo arabahari ntabyo kurya nta bintu byo kurya nukora ariko ibiriseri muduha akazi shano kuri baduha akazi abantu b'i Musanze mwakongeye mukabitekerezaho kuko ni baduha akazi baduhamagare turi batatu kubera akazi nawe agiyemo hanyuma ko mu kazi utari kuza ngo bakurebe mama Sava mbwira ikintu cy'i Musanze ukumbuye interina ibiryo bidahiye amafiriti ya teteme ikindi nkumbuye kuri bosi wa Cascade uriya mutipe mani yagiye aduhaga amakeya we mama Sava bamuhaye inusi yigeze kugurira icupa ry'amarura kandi nta n'inzoga ariko narayitahanye ujya wibuka umuntu wasindaga agatwara kirida zo mu kabari zose ndagusuhuje hanyuma se umuntu wasindaga akanga kutwishyura nuko abantu bahura n'ibibazo reka mbabwire ariko uyu musaza twagira ibihe byiza ni ukuri kw'Imana ibihe byiza ikintu nakunze twarakoze umwaka wose sibyo ariko ni ibihe bitazibagirana uko byagenda kose Musanze baturera abana beza none abakire baho n'abana beza ni ba bantu baba bagufana biri ku mutima umuntu mugahura akagusuza agahita agukubita tuwasa akakubwira ngo ndagufana wabaye ndimbati bahamuhereye inka twize kubivuga hano cyaje bahamuhereye nawe n'umubosi ahitamo akazi kubera amagambo menshi nibaye igitunguru kindi uwo munsi ahitamo akazi ahita nama amafaranga wa wundi wanuza wo mu w'urwunge twahagize inshuti twagize ibihe byiza abo bantu bose n'ubu turacyavugana twize kujya muri cya kigo cy'abasirikare muri siporo yego shahu baradutumira hari habayemo mama bosi Claude se muremure cyane yakundaga ndimbati yaranadukundaga ariko yaranadukundaga yashatse ko ketchup amubera umugore ketchup arabyanga ayiwi mama Sava yarasaze mbese ndabeshya kiri kubabeshya ntabwo mbeshya yashatse ko ketchup amubera umugore arabyanga kandi murabizi ko mama Sava ajya agira amasaha ibisazi bye bizamuka birazamutse ubwo amasaha ye yageze abantu nsakurije bihangane nibagiwe ko nambaye sawuni ni ukuri nabyibagiwe nitwa neza ikindi kintu i Musanze hari heza Musanze hari heza umubosi wacu byari sawa umugore we noneho bikaba sawa kurushaho ari amafaranga ko ndakumbura nanjye mama blessing wareba ukuntu wanyoherereza kamwombo mama blessing wakanze mobile money koko tugize tutagira ni ukuri tukareba ko twakwitamo ni ukuri kw'Imana Monica no nibwo rugo twajyagamo kwa blessing akaza umukozi akakubaza ngo urarya iki murafata iki twabakoreye oya buri wese ahubwo yaragiraga bakamubaza icyo ari bufate umuntu uri kubamagara se ubundi yagabanyije noneho hari ukuntu bakubazaga utuntu twose ukunda bakaguhereza bitaga ku bantu byari biryoshye vrema kubi okay acha nikusaidie reka nkubaze ala wamone waho bagiye ujya ubona ukuntu abagore
avuga ngo ndi gukora ibi n'ibi kugira ngo umugabo wanjye yishime, ndimo ndagira gutya na gutya, byose avuga ko abikorera umugabo we. Ubwo ndavuga ku bintu bijyanye no mu buriri, kandi abagabo ntabwo ushobora kumva umugabo arimo aravuga ngo ngewe ngo nakoze ibi ngo ndi kubikorera umugore wanjye. Aramutse agize n'ibyo afata, yabifata kubera ko yumvishije ko bikora ku mugabo. Abenshi banabifata bagiye mu mahabara. Ngaho njyewe ukuntu nyine njya mbyumva, ugasanga umugabo agiye nyine muri ibyo bintu byose ari kubikora nyine kubera ko wenda yumvishije ko umugabo mugenzi we abifata bikamukorera, ariko ku giti cye apana kubikorera umugore. Nshaka ko ugenera abo bagabo ubutumwa. Ngwino wumve. Ngwino nyine tujya gushyiramo ibirungo. Ngwino wumve. Shamana yanjye nta kibazo. Ngwino. Yego mbaho. Kandi uje kumva umuntu. Ngwino urye unavuge. Hanyuma se nshuti yanjye. Tutunyagana ntabwo ngenzi kudufunguza inzara cyane. Hari harimo umukasi. Urizi? Mahara muri turuwari ya mbere. Akira mwiyumvire. Hatarajyamo n'akatungurusumu basi. Nanjye gushyiramo inyanya ahubwo. Wapi? Nibwo ndi kuzisekura. Urazikunda? Ndazikunda cyane. Ndazigura uzisigeho nyuma. Ntabwo wasigaho tungurusumu nyuma. Zishyiremo. Okay. Mama sava. Abo bagabo batagira ibintu bakora ngo babikorera abo bagore ba. Bamwe mugomba kuvunika. Mutufunikire. Reba guhera ku myaka 12 umukobwa avunika kubera umugabo. 12? Nakumva 10. Mama sava imyaka yagenda yihindura nawe. Okay, imyaka 10. Wabyumvishe? Nabyumvishe. Rero guhera ku myaka 10 uri kuruhira umugabo umugabo. Abagabo mukora iki? Yego, bo bakora iki? Mwe mukora iki kugira ngo uwo mugore nawe bigira iki umusaruro? Kandi nawe shareka nkubwiye. Ako abagabo muzajya mujya kuduka mujye muduka mwishimye biri seriye. Ni ukuri turakora. Ni ukuri kw'Imana. Reka nkubaze ikindi kintu, kubera iki umugore n'umugabo batareka ibintu bijyanye n'imibonano, sibyo? Kuko abo bantu baba bakundana. Kandi baba barabitweretse bihagije. Bakageraho bakakora ubukwe, bakabyara, kandi abantu bakavuga ko ibyo bintu atari byo bigize urugo, sibyo? Ni ukubera iki batabireka kandi bakanakomeza bagakundana? Wowe wakemera kubana n'umugabo hagashira ukwezi nta bibaye? Urumva? Birashyushye. Nayashawe. Ako nta nkoko ishyushye. Ngo nta nkoko ishyushye. Dutetse inkoko. Ini wacu i Kigali. Abana barabwirwa nako baraburaye. Baraburaye. Abana na ba papa wabo. Umva ibirungo se umuntu abisanga rero. Kumari ko yose. Mabatrite. Ma alimentation. Byitwa tomato Adija number 1. Adija? Tomato Adija number 1. Icyo tumva neza. Ibintu bya Adija. Narayembajije bosi. Adija siniwe. Tutamaje turi kumwe. Ngo Adija ngo warikuye ngo ni inkuru ndende. Mama Savana namubwiye kujya byorohe aba ari kwitwa DJ muri iyi minsi. Nabona nk'umukobwa waje boss wanjye. Umukobwa wamubabaje? Yakaba yitwaga tugiye gushiramo harya ngo bajya bavuga ngo chicken masala. Ariko se ubundi ubwo ni ngombwa aratwakoresheje ngiye. Ni seasoning powder. Ngo bapfa kujugunya. Reka dushyiremo Hadija. Kameramani ntatuje ashaka turi kurya. Muri kumurya. Ubundi si wazishyira no mu bishyimbo. Yego mama sa. Si wabishyira no mu bishyimbo. Ibirungo bijya mu nyama, mu bishyimbo, mu mboga,
n'ibiryoha uransigira kandi byose ari byawe. okay aho ni sawa Byose ni byawe shu. reka bitume zino nkoko zimera nk'izirwaye ubworo arizo zihari zonyine abana baburaye Ndibutsa ko turi kwa ketchup mu rugo. kuko imana Niyo mpamvu ubona turya nk'abatazabe. turi kurya pango dutaye Aturye vuba dutahe. noneho nta kiyiko mfite ni ugusukamo ku mufuniko Yego. Supi mase. mama sava mbwira ibintu nakubajije urongera kubica ku ruhande ndaguha inkonje Ngangara. ni ukubera iki icyo kintu Cyane mba nabikunda. uteka ryari Nteka iwanjye se sinitekera. Nabona firigo yanjye. ase waretse tukazagusura ukadutekera Nzabasura ko mutazanye kamera iwanjye nta kamera igihari. we nta kamera tuzazana Muzaze ndashiri. harimo na kamera. ngo ntiyabyemera Namanze. tuzatwara iza telefone iyo adashaka niyo ngiyo nini Ubwo musanze nicara. shizemo hasi. paprika hasi se nyine dusanze wicaye hasi Nicara hasi. ni suna. Cyangwa ngo Hano se wasanzemo intebe? ku nkwi. hano wabonye hari intebe zirimo Ibyo bishase. igikuru nuko turya tugahita tunataha Ahubwo hari ntuzema numva nshaka mani ketchup. Muzajya dushaka ahantu mu cyaro tuzajya gutekera ku mba numva mbishaka. Kumbi. Yigo. Uzaze mu rugo. Urazigira? Tuzagende. iwanyu cyangwa iwawe Iwanjye. iwawe hariya urazigira Inkwi. Nazishaka. Yoroshye kuzibona. ryari Icyo ntabwo. Ngenda ndashaka gutekera mu gasafuriya kumukara inyuma. uzagura akanongo akungu Ka gasafuriya kabaye umukara kaki. Masaka ntabwo kumva ibintu bigoranye. ari gushaka ibintu Merutse bidashobotse ari site duherutse kujyayo shana bibonye. Numva ni yo mu cyaro Tuzajya mu rugo kwa mama. Mu Mutara. Twageraho twibagiwe icyatujyanye. mu Mutara se ni hafi Sama sana se kugira Mutara. mama sava ubukwe bwawe harya buri ryari Nimba nakonfite shuri. Ubu kakanyuriye inyama wibende ku mugabo. Cenda bukunda. Ne ntamyanye na. buri ryari ko numva wamubonye Nukuri mfite shuri. Ariko ibintu by'ubukwe. Ubwo se mama saba ko bamuruze. Barandoze. Akonza ari mutoni wandoze bigera ko barandoze. Ukuntu agira mama we na papa we bakundana none. Gushaba abantu badakundana baba bafite n'ikibazo. kubera Mwasetsa. Kubera ko mbate story ya mama na papa ukuntu bahuye mwaseka mukajya hasi. tubwire Si nk'uko uhura n'abantu bawe se. Papa yabanaga na musaza wa mama muri ghetto bakigera i Kigali. Mama aza gusura musaza we. Mama wawe n'ubu. Ntabwo uwo munsi wa mbere Oya aha barakunda bakora deperi. Ni papa Nyine mama saba. urumva pase ni musaza wa mama yamuhaye barangica amantabyo nabo. Nyine musaza wa mama ahaye papa wanjye pase ya mama. mushiki we yamutanzemo pasi Nubwo byari biri twavugaga mu kiganiro. Ariko reka nkubwire hari ibintu Yari umuntu mwiza aravuga ati. hari ibintu Uyu abantu bamaze namushimiye. kujya birengagiza ariko birakora. Man, ikintu cyitwa umuranga. Kandi bavuze ngo ntabwo wajya hagati y'urukundo rw'abantu. Njye ntabwo narujyamo ariko ntabwo nakundana n'umuntu tudafite umuntu waduhuje. ariko nanone mama sava Ndabahuje. Ni umukobwa witwa Koko. reka nkubwire ikintu Izina kimwe ry'Imana gusanze n'imbere y'Imana do. mama sava reka nkubwire abantu ba kera ntabwo bameze nk'abubu ngubu Amudirimo we. nta mugore ufite pe Oya umugore aramufite nyine Paul. Zabatungura. Zatungura. mama sava reka nkubwire ababyeyi bawe barakundana umva bakunda kuba yabapositinze ndakubwiye wa mwana we nawe uzagenda ukundane Njyewe umugabo uzanshaka azafite amahirwe yo gukundwa. Mama saba arakundana. nuko akundana nk'umusazi Biravuga ararubahata nyine tu. ariko iyo bashwanye na mesaje arazipositinga yamututse Iyi mitangira muzaza Aravuga gahinda. bakamusetsa kamukanje muri frame musetsa.
Amasava yanditseho ngo umugabo we namwe good night ngo ubona amaye kwina arabiposting. Ikintu posting ikintu kiri bizarre. Oya mama Sava umuntu twitana mani nibyo bintu byonyine bituma nyine binshimisha nibyo nshaka gupostinga ariko my queen my what ntabwo na posting Umaze gukura. umva nkubwire mama Sava iyo muri inshuti aragupostinga iyo mwavuganye ibintu byiza yabipostinga wamusembura yagutuka akabipostinga ese kuki mutajya mwakira abasazi mubana nabo nabonye hari message ya postinze tunahura na uwo munsi gihe baba we Yamaze kubyakira. numva mugiriye mu ariko biraryoha kwiyakira oya ukuntu uteye ntabwo ari bibi nyine ntabwo Nyine njya bisaba kuba afite umuntu muzima. nyine ntabwo ndi indyarya Atari umugore n'umuntu wawe. ntabwo ndi indyarya ikindi iyo unkunda ndagukunda iyo utankunda ndakureka that's me ni ibyo ari Kandi ntabwo ukunda kubivuga. mama Sava turashyiramo magi cyangwa ni bino birahagije oya turashoramo amagisi izina zifunguye si ni iki ni ryari wari wamara igihe utari kumwe n'abana bawe byaba nanjye biga boarding show atari kumwe gutya baba bagiye ku ishuri wenda biguturutseho iyo bari mu rugo Mm. iyo bari mu rugo kereka iyo bari kwa grandpa wabo bashaka kumara nk'iminsi itatu batarambona ubwo nicyo gihe kirekire ni ryari ubuse uhuye n'umugabo sibyo cyangwa uwo ufite akaba wenda ataba nko muri Afurika kandi bikaba ngombwa ko wenda wowe ubona ibyangombwa vuba ukamusanga abana wenda nabo bakazaba bazagenda ariko mutagendeye rimwe wabyemera kugenda byibura ukamara hejuru y'umwaka utari kumwe n'abana n'imyaka bawe itatu nayimara inyumana ariko none ndetse uragira ngo ubeshye iwawe Kandi niba waba wumva ari rwose ajya mu bushake bwe. nari ndapfuye aka kanya nabonye invitation yo kujya Canada ntabwo wasiga abantu ntabwo nabikora Cyakoze gutya baracyari bangana bato, baracyari- ariko bagize imyaka itatu cyangwa ine kereka nzi ko bizantwara amezi byibura 6 kugira babe bangezeho kuko hari igihe kimwe nigize kubona uburyo bwo kuba najya Belgique ariko Kami yari afite imyaka 4 ndabyanga cyakoze wenda byumva ngewe abantu banjye nabasiga kwa Semunyana papa na mama buriya kugira famille byiza ariko wowe byagusaba kubajyana Igisenyi sibyo ngewe byasaba kubajyana Baratize. Gisenyi wenda no kwa nyogokuru wabo ariko nanone hari bo baracyari batoya gusa baracyari batoya Naga- ntabwo cya muto n'icyabajyana kwa nyina Yego sa wabikora Ngo ntabwo ngo ngiye. ugiye wenda mu kindi gihugu hatari muri Afurika gushaka amafaranga sawa sare bwarakize ese kuki witiranya Sara nawe kare namubwiye urumva mama Sava namubwiye ni sa ko numva utwaye ntabwo bakwandikira ngo uhuye nta kibazo ngo niwanyandikira nzishyura Sara ni umuntu urakoze utajya ugira ibibazo by'amafaranga sawa mayi nka veni ni ukuri ko Imana Sara ni umukire muyaha babyaye noneho izo veni uziha abantu babyaye noneho uyu we yanabyaye 3 ubwo we ni 60 wagwashu bimushiremo sa wamaye cyangwa byari uyamye Twebwe twamaze kumenya gusubiza nyine ibintu abantu baba bashaka kumva. gute Nyine like numubwira ngo nta mafaranga ngo se ushaka ngo ufite amafaranga mbazemo akane ngo hoye ntayo ngo cyangwa yarabuze oya ndayafite. Kandi ntayo mfite. ariko yanjye Ndayafite ubu tuvugana afite icyatanu. cyamitsutse ariko Ndashaka kuzana inshuti gukora ikiganiro ne. muzabyumvikane kabisa noneho Nyabitanga yakoresheje baba tipe Nyabitare kamubwire ndagushaka duhure yakoresheje bande bayige ndi kuvuga Nyabitanga ndamushaka tusaganire Ngo se kuvuga iki? none mwemereye ikiganiro nyine tuganire none ikintu gihari Nyabitanga mugomba guhura mukaganira ukazamubaza nimba urugi rwarabonetse
nyabitanga ararufite ntabwo yaba atarufite ariko uriya mugabo bamukuye hehe mana yanjye nta kanyanga nta rumogi kandi wabarewe kuvuga ngo ibitoki wahitaza nta kanyanga nta rumogi ngo ntabwo twamushyigikira twagiye mbuze aho mbihera okay reka ngiye mbaze ikibazo muri kwibaraguza nta kwibaraguza tukaba turi kuvuga kuri nyirabitanga akande okay ngiye ndashaka kubaza ikibazo ni iki gitera imitima mibi mu gitsina gore first kudashyigikirana yego imitima navuze imitima noti imiterere mibi kudashyigikirana kuvugana noneho reka tuvuge muri twebwe apana kujya mu bo hanze ko natwe ubwacu ntitworoshye twe batatu se oya abagore twebwe abo dukorana nabo bya hafi nyine ni iki mubona ari iki kibitera kugira ngo umuntu okay umwakire nemera kuba inshuti na ketchup ariko ejo numve ketchup yewe wananze service ikomeye nge ntapfa gutanga ninyimuha aho kugira ngo abone ko ari ubugira neza ari nyine ari urukundo nabikoranye wakumva yuko hari ndi nko mu nshingano ze cyangwa ushaka kuba utazi ibyo urimo cyangwa ko undi nk'ikigoryi ni iki gitera abagore kumera gutyo maze ketchup uzi ikintu ngiye ntekereza hari ikintu twaremanywe cy'ishyari ntabwo navuga ngo twaremanywe cy'ishyari hari ikintu twaremanywe kimeze nko gupingana sibyo abagore bagira ikintu cyo gupingana ugafata umuntu ukamwizera ukagira ikintu umukorera ariko we nyuma y'iminsi mike akakwereka ko uri inzanga ntabwo wakabaye ubikora gutya cyangwa se umuntu akakugirira ishyari wowe wibwira ko kuba ari uri kumugirira neza nk'ubu Sara nkamubona yambaye nk'umwenda nkumva ntabwo bishoboka ko undi yakabaye wambaye uriya mwenda afite ko mbizi ko uhenda ni gute Sara akabaye wambaye kandi njyewe nturi no mu bintu njyewe nkunda byo kwambara ariko nkumva bimbujije amahoro urumva nkumva bimbujije amahoro aho ni ishyari kandi ishyari mu bagore rigenda rifata urundi rwego banza ishyari rikura rirakura nese ketchup kubera iki okay njyewe I'm sorry nshobora kuba ntagira ishyari cyangwa nkaba ntatekereza ibintu byinshi njye ntabwo njya ninjira mu bintu byinshi mu rwego rw'uko ntabwo naza hano ngo mvuge ngo wow ketchup mu nzu nziza afite intebe nziza ngo numva ko ibyo nanjye bishyuhiye kubera yuko impamvu aka kanya wenda uba mu nzu ya miliyoni ubwo bushobozi ntabwo bufite mba mu nzu ya senkani ndajya gushyushya umutwe kubera iki ahantu rero ishyari rituruka ni hahandi umuntu aba ubwo bushobozi ntabwo afite yabona ko adashobora kwafodinga ibyo wowe ufite akumva ko yanakuroga ubura ibyo ufite hari umuntu yaraje ntabwo ndibuvuga twari twicaye ariko we abimenye ko namwumvishije n'umukozi iyi hoteli nyivugera kanyihorere irakomeye baje kurira mu Nyakabanda twibereye mu byacu ambonye ngo urumva agenda urumva ngo azakirebe ambonye ngo uriya ngo ukuntu ngo agaragara ngo muri filime ngo uzi ko ari nako ameze ngo akina ngo asuzugura ubona isesemi yamwishe ngo ni nako ameze so wamwumvishe gapo ntabwo mwibuka cyeka mwibukije ahantu turi umuntu wahaje bambaye amashati y'umweru wajyana abashoferi bo kuri iyo hoteli baje kurya hoteli iri aha hafi si umwibutse naramwitegereje ahubwo iyo sesemi izamuka kubera ibintu avuze abantu bari kumwe nabo twari turi gukora turi mu kiganiro turi kwisekera ariko we ananiwe kuza ngo arye aceceke agiye kuvuga ibyo bintu uzi ikintu cyabaye yatumye ngira akandi kantu mu mutwe wanjye hari igihe ubona umukobwa no ku bagabo bibaho akabona umukobwa ni mwiza ariko ntashoboye kuba yagenda ngo avugane nawe ntashoboye kuvuga ibintu biri seriye umukobwa amutega amatwi agatangira kuvuga uburyo umukobwa yirata uburyo umukobwa ari ikigoryi uburyo umukobwa nta kintu bavuganye cyane ngo arwaye sida ngewe reka mbatere sitori Nyamirambo yose
yagiyeho ikajya ivuga turi arwaye sida ntawe kera ntawe twajyanye kwa muganga ngo apimishe nta wandwaje asima narayirwaye sinzi nuko yakize bandwarisha sida biragenda biragera biraceceka ngiye gukora ubukwe birongera birabyuka ati uriya mugore ugiye kujyana afite agakoko gatera sida amuvuga ibyo muzi wese bari bazi afite agake yegora cyangwa wenda twahuriye kuri gahunda ku murongo babaye bagiye gufata ibinini bakunda gusa kwigaragaza nk'abafitiye abantu yegora ese ubwo kuda mama ufite uyu umwe bafite agatera sida undi afite agatera ese ubwo sida knowledge yego sha cyose kizi ko knowledge arwaye sida ese ubundi rero ikintu kimwe kiba mu bantu bakunze kuvuga ibintu badahagazeho babona ibintu by'abandi bikabababaza ugira imitima mibi ukagira imitima mibi hahandi mba mbana na ketchup tukabana nkaba nagenda nkakora ikiganiro ntunavuga uti cyagenze neza ntunatereho ntunasharinge ibaze ariko mine hahandi umuntu aba akugaragariza ko ikintu utagikunze bikanga bikamusunika akabibona isi yabaye tuwe akambara ibirongo hadije njyewe reka mbabwire ikintu rero mwebwe mutagira abagore tubanze tubyemere abagore tugira amashyari cyane nyuma noneho yo kugira amashyari njye inama imwe nagira abagore muri rusange mwebwe murubatse njye ntabwo ndubaka ni vuba wenda igihe Imana izagenera inzu se ya urugo kugira umugabo n'abana twari babaraje ariko ikintu njye nshaka kugiraho abagore inama mani mukura abagore mu ngo zanyu ariko se ese reka kudusura reka nkubaze oya banza wumve ikintu igikubite cya Sara ngo naje nkuko yaje kudusura aha oya mukura abagore basi mu buzima bw'urugo rwanyu the please nkugirira ishyari kubera imyenda wambaye the please mbona umugabo wawe yaguze imodoka nshyashya ishyari rikanyica sibyo noneho mwebwe mukumva ko wenda kubera ko tudaheruka kubonana ukumva ko ryashye ryanjye ryashe ntabwo ryashize nuko tudaheruka ariko se ishyari bundi nyine umuntu ugira ishyari nase wari gutwara iki njye n'abantu bajya bangira ishyari ndabimenya kubimenya kuko nta kintu na kimwe njya mbikora reka njye rero ntabwo umuntu ungirira ishyari njya mutinya umuntu ukugirira ishyari uzi impamvu ugomba kumutinya aba agufiteho amakuru nawe utifiteho nashaka mpindukiza imbere ahashyira inyuma hashyira imbere areba inzoka ziri mu nda ziri kugira ngo njye reka nkubwize ukuri impamvu mutinya umuntu ungirira ishyari mba nzi neza ko abonye uburyo nyambura ubuzima yabikora none se ntabwo yabona rero oya reka nkubwire impamvu yabubona reka nkubwire impamvu sheri iyo umuntu akugirira ishyari numwereke ko ubizi ukamugumisha hafi mu buzima bwawe ejo n'ejo bundi nimba ari n'amazi arimo ikintu runaka cyakugirira nabi yayaguhereza umva ukuntu aya Korani ivuga ngo nubwo bose bakwiteranya bose bakiteranya ngo bagire icyiza bakukorera Imana itagishatse nticyaba nubwo bose bakwiteranya ngo bakurimbe urupfu Imana itabishatse ntibyaba mujye munagiza ubuzima bwanyu nyagasani nta wundi kuko uri hano nta ugufitiye impuhwe ko uri hano ndabizi n'ababa bagusekera nturishobora ko bazigufitiye usibye nyagasani wawe icyo rero ariko umuntu aririnda Imana sirinda abantu biragaragara reka nkubwire hari igihe ariko Mana ahubwo kereka iyo utashatse kumumenya reka nkubaze ubu ntari igihe ugira icya mbere ari gukoragara ntago muzi ngo ndamuzi umuntu ugufitiye ishyari arabikwereka ntabwo nagusekera kabiri ngufitiye ishyari mu gihe bazakubwira gusekere ahubwo njye naba mbaraye umenye uri kunshinyikira utangira kubona ari imivunde yanitse aho ngaho niba reka nkubwize ukuri niba twasekaga gutya iyo nanjye kuri kugirira ntangira ariko Sara nawe rwose utangira kumbwira ngo waba amahirwe nk'ayo ufite ngo ngewe ngo waba iryo zina ufite ngo nkwereke we urabazi waba iryo zina ufite ntabwo urikoresha uzi ko utarikoresha umva waba iryo zina ufite noneho hari uwigize kumbwira kera ngo uwambaye maguru mfite ngo nkwereke
amaguru aya ngaya bagendesheje n'ejo bundi umuntu yakora impanuka kugacika agacika yose wari kuyakoresha iki usibye kuyagendesha yakoresha icyo watayakoresheje se noneho ibyo amaguru byaje kuvamo aho mboneye izina wampa iryo zina ufite njye nakwereka iryo zina ryawe rwose iyi noneho umuntu rero ukugirira ishyari agenza buri kantu kose ufite nyine abashaka kukamenya yambaye noneho biriya byabiguye yego igureba none ikiganiro cye gisigaye kirebwa n'ibihumbi 50 reba noneho cyarebwe n'abantu 500 nabyo arabimenye ibaze noneho kubona ketchup yatumiye twanirebye twakoze turirebye twanirebye oya ni ukuri reka nkubwize ukuri hari ikintu kimwe ngewe nkundira igitsina gore no mu bantu nkunda kuri iyi si igitsina gore kiza ku isonga kubera imbaraga tugira ariko nkababazwa nuko tuzica amazi noneho nkababazwa no kubona umugore nyine ashaka kugirira nabi umugore mugenzi we umuntu yigeze kunteranya na ketchup tushayisi nahise ko ari njye ubwe ngo tuje ubwo sinatashye ubukwe bwa ketchup naratowe n'abajura mu gitondo wari wasinze nari nasinze abajura barantera mu gitondo baranyiba ndacanganyikirwa sinataha ubukwe kandi nari nimaze kwambara umuntu agenda abwira ketchup ngo nari mufitiye ishyari gusa nari mufitiye ishyari mu kibazo twari tutarahura nari mufitiye ishyari nyine ugashaka nyine nk'ikintu bashingiye urumva ugashaka nk'ikintu uwo muntu yashingiyeho avuga ko ukuntu uwo muntu ari umugome yarazaga akambwira agahindukira akajya kubwira ketchup ndeka nkubwira ikintu kimwe ubundi hari ukuntu abantu baba ku isi njyewe nshobora kuba nzi ko umuntu ari mubi ariko sinkunde ko wowe mbikubwira kugira ngo umenye ko ari mubi kubera iki bititwa ubujajwa bititwa gushaka ko mutaba inshuti bititwa ibindi bintu nkarindira mama Savareka nawe azabanza abone ko uyu muntu atari umuntu ari mubi bikagorana rero kugira ngo uzabone ko ari mubi kubera iki aba ari indyarya y'indyamirizi byategesheje aza kundeba iwanjye yaravunikaga akakubwira ukuntu akaza akambwira ase wowe ntabwo bitekereza noneho njyewe rero ngira ibintu nyine ntekereza byihuse uje ukambwira runaka kandi nzi ko nawe muziranye ndaye kumuganira uba wumva ibyo bimenye gute umva rero umva ikibazo abagore ukuntu turi ibigoryi uba wumva kandi ukarakara oya ahubwo umva urakara utamuzi warakara uyu mubebi yari ari mu bihe by'ubukwe ntabwo nashoboraga kwita mwisangaho ngo tuvugane tuganire nk'uko twaganira nta nubwo reka mbaze nkubwire nakubwira mu guce mu ijambo ntabwo wowe wari ufite kumbwira ngo wenda mbe nanakumva cyane kurenza uwo muntu kuko we ni umufamiliye we uzajyayo mama Sava ameze nka ntuza wawe uvuga gusa ikintu cyiza kibaho kuri iyi si abantu yari abashuti abantu yari inshuti barenze umwe babiri batatu biba ari byiza abo bantu ubona ari byiza ariko iyo hatangiye kuzamo umuntu umwe we nyine yibera sakaza ibitakureba sakaza ibitari ngombwa nshobora kuba nzi ko mama Sava kera ari umwana yanyaraga ku buriri yabivuye afite imyaka 15 ariko nkaba numva atari ikiganiro naza kuganiriza Sara ariko kubera ko umutima wawe waritswemo kwirirwa uvuga ibintu bidafite epfo na ruguru ukaza isesa buriya mama Sava rero nubwo mubibona kurira nakagukanga uzi ko yanyaraga ku buriri kera narinzi ko ari ibyo bakecuru nzi ko ari iby'abagore ubwo bafite abagabo wenda tureka abakecuru nzi ko ari iby'abagore yanzi ko ibintu by'amenshi nyine ari iby'abantu bakuru abantu busanga cyangwa se ari iby'abantu sinzi buse bazi ibintu byinshi ari abantu bakuru ariko byaje no mu bana bato mva bisigaye no mu bagabo bisigaye birimo ngaho da no mu bagabo bibamo baravuga abagabo umugabo guhimbira ikintu ukavuga turaziranye noneho ngereka mbabwiza ukuri nibwirira abantu igitsina gore muri rusange tureke abo muri sinema tureke abahehe muri sinema ariko reka mbabwire muri sinema none ngiye waretse kubwira abandi ukabwira abo muri sinema bakurira kantuza kuntuza sibyo muri sinema keca buri wese arizana
nta muntu wakubakira izina kuri ketchup ngo rifate ntawe uzaryubakira kuri mama sava ngo rifate buri wese arizana ukagira amahirwe ugahorana Ramazana akaguha akazi nagira amahirwe nkagahorana na Gratia akampa akazi mugakora izina nshuti yanjye wandoga icyo wakora icyo ari cyo cyose ntuteze kuzaba mama sava noneho ngo hari abarogana hari abarogana hari uwumva ngo runaka ngo afite wenda ikintu ari kwamamaza ntuzi niba bari no kumuha 50,000 ntuzi niba ari no guhembwa ntuzi niba ari no guhembwa ashaka ko ari kubakanga kugira bamubona bazamuhemba warangiza ukajyaho ukajya guhangayikishwa n'icyo kintu mana ndabinginze nari ndi kubabwira hari abantu baherutse kumbwira ngo kuki ntajya ngaragara mu bintu by'abastar ndavuga se byibikiza ngo amasho atandukanye ukumva ngo hari ibintu byabaye ngo we kutagiye nanjye bajya babimbaza ngo runaka yafunguye ikintu iki n'iki ngo ntarakubonayo kambabwire ntago ngurukana n'ibiguruka nta n'amafaranga yabyo ngira usibye ko hari n'ibintu abantu batagomba kwitiranya yego ushobora kuba uri umusitari ufite ubundi buzima urimo twe dufite ubundi buzima tubayeho ufite n'izindi nshingano nyinshi cyane hari igihe bidakunda kujya muri ibyo ngo ubihoremo nk'uko abandi babihoramo ariko nta muntu uzi ujya muri ibyo bintu byose ariko ukuntu bamuvugura biyobewe umwe se gusa ndamuzi ngo ahora akatakatana ndagusenga umuntu ngo nta nubwo areba imyaka ye ariko mwagiye muvugira umuntu nataza ni ikibazo n'uwiyiziye ngo yataye urugo ngo uzi ko atakirara mu rugo ngako mbega we nkureba imyaka afite ngo uzi ibintu nk'ibi ubundi hari abantu bahuza ko ngo kutajya mu birori by'abo bantu ngo uba warazimye nta kibazo uba warazimye neza kubera ko kugira inshingano ni amahirwe uzi noneho ikintu kibabaza kurushaho ni ukujyaho ukabura umuntu n'umwe ugusuhuza kubera ko wazimye koko ntabwo ibyo bishoboka birashoboka muto ibikize muto wasuhuzwa nabo mukorana njye nagusuhuza nawe wansuhuza ariko harugera hari akabura n'umuntu n'umwe umusuhuza kubera hari abantu bahora kuri no reka tureke n'ibyo bintu reka nkubwire byo kuvuga ngo nta kiringo kuri hiti n'ibiki mwese ko muri zo byagenze bite ibiki ahubwo se ko yahoze karatuje abaye hoya no ukuntu ngo ari hiti se nta hita se ngo nta hita reka nkubwire nyine hari abantu bazi ko nyine ubuzima reka nkubwire hari abantu bazi ko mu buzima bihora bimeze gutya kandi nimba urugero urubatse ufite abana ufite urugo cyangwa se ukeneye kugira ibindi bintu ugeraho ariko reka nkubaze hano turi kwa ketchup abana kugira ngo dukore neza bigende neza bari mu cyumba bafunze n'ababareba hanyuma reka mbabaze agiriza abana mu cyumba ngo kugira akunda herekeza abagiye kunywa amashampanye ngo kugira akunda agaragare muri ayo mafoto naye agaragaramo namara no kuyagaragaramo ejo mu gitondo wumva inkundwa bose ngo bakecapa n'igihe babaguriye we yava kuri ibyo yataye urugo yashatse ntahinduka ese ubundi uriya azarumaramo iminsi ingahe ko mba mbona ya rero ikintu cyiza kibaho kuri iyi si y'Imana rero ngenda ndaje sheri sibyo Nyagasani niwe utanga ibyiza Nyagasani niwe utanga ibyiza ariko nanone ntabwo tugomba kubaho kuri pressure y'abantu mwadukunda mwatwanga binaba ubusu ngo umuntu akaza akakubwira ngakusha noneho ngiye ubwo nabigoreye usigaye wiyambika ibintu ese ubwo wumva ibyo bintu bikurura ndi ubundi se sikomboze n'ukuntu hari abantu se bashaka ko bakurura abantu ngo usike ibyo bintu bidakurura abantu ese yakurura bibajyana ngo sha mfite channel mujye muduka kuriga ntabwo abantu bagukurikira wambaye gutyo mu kandi ketchup gasakuza ngo yambara ubusa abantu bakunda iki mukundi reka nkubwire Nyagasani niwe turi abakurura twakagakuruye Nyagasani sibyo abakurura Nyagasani ariko ibyo kuvuga ngo umuntu imyenda yambaye ngo ntabwo bakurura ubusiramu yabwihoreye yabuvuyemo mwamututse mwamutukuje wabugiyemo yabaye ntari gukurura abantu bya mani niyo mpamvu rero udakwiriye kugira unezeza usibye Nyagasani wawe unezeza Nyagasani ikindi ugakora wowe ibyo ubona bizima sibyo ariko uko byagenda kose yego ntago tuyobewe ko hari abantu badukundira uko turi iyo twakoze amakosa bakomeza akadukunda bakaba proud yacu Imana ijye baha umugisha mwebwe mudukunda Imana dufite abantu badukunda mwatwanga hari n'abandi bantu nk'abangahe biriye mu minsi yashize ese we
murakoze erega umuntu aramubwira ngo ikiganiro mfite ibi hejuru y'uko wamenyekanye ku nkuru mbi ugahitinga ariko ukumva urenze uzi noneho agashya kanjye kiza umuntu kumubwira ngo dukore ikiganiro uzi amahirwe nagize wowe ubwawe ukeca abantu bari kuzicarana nibura nawe mwicaranye muri kuganira bishyuye ariko uramuhamagara ku nkuru mbi ese we ku nkuru mbi yawe uwo muntu udashaka kumumenya icyo mutagitinya musigaye mukora ibintu bitari byiza nyine ukumva uri proud hahandi rwose avuga uti ngiye muranancuruza ku nkuru mbi yanjye wabaye igishu mvuye mu kiganiro nkaya mwakoze kudukurikira mama sava wakoze ntago nabivuze ariko nakoze gutya nijyaho ndabyumva ko bimeze neza ikirungo kimeze neza afite n'ibindi bintu bateze imbere mama sava ikintu baramamaza burya mujye mu ntezi imbere ni mama sava mama muri guteza imbere ndikwamumaza tomato wa DJ number 1 abantu mugure ibirungo rwanda rwose mama sava kandi ibirungo kabisa uramubona asa n'ikirungo ariko ikirungo gifite ifu y'umutuku da nabo yego gifite ifu y'umutuku bibutsa ko bitandukanye za magi zitandukanye iyi magi wayikoresheje iyi magi isa umuhondo ikoreshwa nka magi bisanzwe iyo wayikoresheje ukoresha n'ikirungo ariko iyo wakoresheje iyi magi y'umutuku ibiri muri birungo ni ukuvuga ngo urumva ko byoroshye icyo washaka cyose nicyo wakoresha nizere yuko turaza gushyiraho nimero bashobora guhamagara noneho abashaka kurangura bakarangura yego mwakoze kudukurikira turabakunda ni ukuri kw'Imana mwakoze cyane turabakunda tubyihatamo ariko turabakunda mwakoze kudukurikira bye